ndumiwe none twakubiswe n'inkuba ndi gukorana n'uwitwa Josiane. Josiane turi umudamu we mukuru, ariko ibindi ku ruhande bati hari divorce ihari cyane ko na save the date yasohotse. Mu by'ukuri nk'umubyeyi koko divorce irahari cyangwa se nagatanyuramuha uriya mubyeyi utwaye Ephraim? Reka da yewe uwo muntu uko twari turi kumwera. Mwari muri kumwe nande? Ndavuga n'uwo muntu wanjye ko twabanaga. None se akaba agiye gukora ubukwe bundi gute kandi nagatanya arabona? Ni ikibazo nyine nanjye byaranyebeye wa mubyeyi we. Nanjye nayobewe izo nsengero ziri gukora uko ari insengero ubwoko ki. Noneho ndumiwe n'ukuri kw'Imana. Kugeza ubu ntitse inda yiwe y'amezi iri hafi kuvuka. Inda ye bwite? Bwite, uwo muntu tutabanaga. None se wowe ubona ririya vi yateye ry'umuvugabutumwa ngo yitwa Grace ati gikwe ni vuba ku itariki runaka z'ukwa 9, wowe wabyakiriye gute rero cyane kuzi ko uwo muntu ari umugabo wawe w'isezerano n'uyu munsi? Wa muntu njye nahise numva nkubiswe n'inkuba. Itandumirwa ntekereza bituma uriya mugore ngusha, ndavuga nti umukozi w'Imana bavuga ko ari umukozi w'Imana akoze ibi bintu nkandi. Ni gute umuntu ashobora kuyoba akayoba kuva ku ntangira akagenda arunduka ayoba? None niba nta gatanya arabona uraza kumworohera ko akora ubukwe akarongora undi mugore agusiganye nawe inda utaranabyara? Ntabwo bishoboka ibyo bintu, nta nubwo byanabaho n'umukuru w'igihugu yabizamo. Babaye bari gusuzugura abantu bandi. Muri make utabaje na perezida? Wowe uriya mudamu waramuvugishije Grace? Naramuvugishije ambwira amagambo mabi. Ariko ubanza mwese ababwira nabi koko? Avugana ubushizi bw'isoni. N'uyu nguyu yari kutubwira ngo yamwihenuyeho cyane. None se wowe ubibonye wamubajije ko yateye ivi akubwira iki? Ahubwo se ibyo ngibyo ko mbere y'uko atari ko yabaje kumbwira ngo arashaka divorce. Amubwira ngo divorce uri gushaka n'iki ko nta kibazo dufitanye. Nta kibazo mwe mufitanye? Eka ntacyo rwose. Arangije arambwira ati ngewe sinkigushaka. Umubaje ati impamvu utagushaka gusobanura ko ari iyihe rero? Arangije ndamubwira nti byaba bitangaje ubaye utaye abana 5 kujya kureba 5 utabyaye. Nawe afite abana 5? Grace afite abana 5 bakuru. Ndagowe none. 5 bakuru rwose, rega n'umubyeyi ukuze uriya muntu. Hoye ikigaragara cyo nuko ari umubyeyi ukuze, ariko nanone ndumva giye ibintu byo biteye urujijo. Niba zikatarabona Grace arabizi ko nagatanya arabona? Arabizi rwose, ahubwo Grace niba nyibyo arambwira ngo ngira ngo arya amafaranga uriya musore. Hari comment imwe nabonye nekereza ko abantu nabo bajye bitondara umuntu wanditse comment, niyo mpamvu nzi gusabye yanditse ngo uyu musore nimba ko kari byo n'umuhemo. Urumva Jojo? Ariko nanone ibi nanjye byambayeho, umukobwa yagize kumbwira ko namuteye inda, birangira nsanze yambeshyaga kugira ngo anjye amafaranga yanjye n'utwo nari mfite. Ndamufasha ariko byaje kurangira menye yuko iyo nda yari ikinyoma. N'uyu musore nawe yitonde. Urumva harusha no Kaciro, iki nicyo gituma baguhiranga muntu yavuze ngo burangije kwivuza. Yego. Uyu munsi iranga muntu yanjye yasigaye ntayo mfite. Hura nabi se bagakundana. Ese wadenize nahura n'uwe mugore mukuru katuye Bumbogo hano muri mujyi wa Kigali, bagakundana bakejo bakizisanga babyaranye, bizagenda biti? Si bizaba ari igisebo, ari ikibazo ku bana kandi batagizemo uruhare. Naho hibaze abo bana uko tubabyana twese ntago ariko dufite ubushobozi bwo kubarera. Ejo niba abana bazaba umutwaro kuri leta ugasanga bavuyemo za mayibobo kuko ko tudafite ubushobozi bwo kubitaho. Yego. Ni ikibazo. Ikindi wenda nanasubiza n'abantu bambwiye ngo ntago nari nkwiye kuza kubivuga. Shacyo kora ntiyataje. Nabonye kuri channel ya Grace abana be nabo ngo barabyishimiye ko niba ari abana be bariya, niba ari abantu wenda yitira abana be sinzi, nabonye ngo abana be ngo bazanye imbyino zidasanzwe, mbona bishimiye ko uyu Grace rwose yaterewe iva. Ahubwo nkibaza ni ikihe kintu ubona gituma
twese dukora ibiganiro. yego Igisenyi Ngaho sibyo aho se abo bose nabaguhamagaye none yambariye Igisenyi hava ntakuye ninde uyu munsi se bari kumwe nawe yamuteye inda None se ase mwavuganye n'abagore bangahe utatubiye? Njyewe navuganye yaba ari uriye mugore we Nyiraburanga twaravuganye uwo Mbabazi nawe twaravuganye ariko nawe numva sinzi ibyo ashobora kwenda kuba kiyifite connection nawe uwo nguwo uri Gasaro TV. Hari nimero z'umuntu umwe ufite mubo baba barabanye? yaba Denise ndazifite n'umugore mukuru we ndazifite. Uri flexible ninde? Denise? Umugore Denise we rero nagakunda kujya mu itangazamakuru cyane ko byaramubabaje nta nubwo abashaka no kumenya n'amakuru yabo. Yego. Urumva kuba baramusiganye uruhinja rw'ukwezi afite uruhinja rw'ukwezi kumwe. Bafitanye abana bangahubwo babiri. Yego. None se tukibaza uyu mugabo yaba afite abana bangaherero uri kutubwira ko iwo wa mbere ari wa gatanu wowe ni wa gatandatu abo babiri ba Denise ubwo ni 8 ubwo bafite abana bangahe? Amakuru mfite nge wamamagaye ambwira amakuru yambwiye ngo twizwe n'umwana 16 16. Jesus Christ cyokora ndumiwe pe. Bana y'isi n'ijuru reka mbabwire rero ndumva ntazi pe ndumva abana 16 se muri Kigali barahe amagare numve niba nta kibazo ari bwemere kutuvugisha nabwo natabishima nta kibazo n'uburenganzira bwe. Ese ibi bintu uko numva rakasa mutwe nuko twabibonye nanjye nuko nabyumvise. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze mute? Urashima Imana. Amahoro. Umiwe none twakubiswe n'inkuba ndi gukorana n'uwitwa Josiane. Josiane turi umudamu we mukuru ariko ibindi ku ruhande bati hari divorce hari cyane ko na save the date yasohotse. Mu by'ukuri nk'umubyeyi koko divorce irahari cyangwa se nagatanyuramuha uriya mubyeyi utwa Ephraim? Reka da yewe uwo muntu uko twari turi kumwera mwari muri kumwe nande? Ndavuga n'uwo muntu wanjye ko twabanaga. None se akaba agiye gukora ubukwe bundi gute kandi nagatanya arabona? Ni ikibazo nyine nanjye byaranyebeye wa mubyeyi we. Nanjye nayebewe izo nsengero ziri gukora uko ari insengero ubwoko se. Noneho ndumiwe n'ukuri kw'Imana. Kugeza ubu ntitse inda yiwe y'amezi iri hafi kuvuka. Inda ye bwite? Uwo muntu tutabanaga. Nanjye nibyo nabwiraga Josiane mubwira nti none se niba umfu no mubyeyi bivugwa katwite none urumva atari umuntu uherukayo vuba? Nejo bundi dore n'ibiti birunze hano mu rugo n'amatafari twaturi hafi kwitegura gusa n'inzu. Urumva atari we wabikoreshaga. None se wowe ubona ririya viyateye ry'umuvuga butumwa ngo yitwa Grace ati gikwe ni vuba ku itariki runaka z'ukwa 9 wowe wabyakiriye gute rero cyane kuzi ko uwo muntu ari umugabo wawe w'isezerano n'uyu munsi? Wa muntu nge nahise numva nkubiswe n'inkuba. Itandumirwa ntekereza bituma uriya mugore ngusha ndavuga nti umukozi w'Imana bavuga ko ari umukozi w'Imana akoze ibi bintu nkandi. Ni gute umuntu ashobora kuyoba akayoba kuva kuntangira akagenda arunduka ayoba? None se wari ubizi ko afite abandi bana hanze? Nge nari mbizi. Ewe wari ubizi waramwihanganiye? Nge nari mbizi harabona rinzi gusa nabo ndi kumva nyine abo ba Josiane hari n'undi nawe ndi kumva ngo uri mu busaza ufite abana babiri twaravuganye nawe yarampamagaye. Mana yanjye. Ariko abandi bo ni ibisanzwe bye nari mbizi. Ubu bukwe barataha none niba nta gatanya arabona uraza kumworohera ko akora ubukwe akarongora undi mugore agusiganye nawe inda utaranabyara? Ntabwo bishoboka ibyo bintu nta nubwo byanabaho n'umukuru w'igihugu yabizamo. Babaye bari gusuzugura abantu bandi. Muri make utabaje na perezida? Na nyakubahwa bize mu rwose ni umubyeyi ntabwo. Oya ni umubyeyi bambi. Oya ariko byaba bikabije ntago nge nago navuga ngo
ntabwo twabuza abantu gukora ubukwe ariko nanone nimba umuntu adafite gatanya akaba agusiganye nawe inda akaba agusiganye abo bana none si ubwo koko ibyo noneho twabyita gute wa mubyeyi we rwose wakabyara we ibyo bintu bari kuvuga ngewe kuva ku ntangiriro namwe mbabwira ngo ntabwo bibahira wowe uriya mudamu waramuvugishije Grace naramuvugishije ambwira amagambo mabi ariko ubanza mwese ababwira nabi koko avugana ubushizi bw'isoni n'uyu nguyu yari kutubwira ngo yamwihenuyeho cyane mva nanjye yamwihenuyeho nanjye ndamubwira nti noneho rero reka turebe ufite pawa ari inde umuntu mubyaranye gatanu sha twagiye tugenza buke wa mubyeyi we ko ibintu biba bikomeye umuntu mubyaranye gatanu nawe cyokora numvise uno mukobwa Josiane avuga ngo bafitanye umwana w'imyaka 13 ayo makuru niyo na Grace se ngo na Grace ngo niko yamubwiye ni ukubeshya ntabwo ayo makuru ariyo ibyo ni ibinyoma rwose kuko batangiye gukururukana mu kwezi ku ntangiriro z'ukwezi kwa 7 niho batangiye gukururukana mu kwa 9 akaba ari ubukwe se nawe byibaze ibyo bintu ko numva noneho biteye ubwo mu kwa 7 ubwo amezi 2 ukwezi nako ni n'ukwezi n'igice none se wowe ubibonye wamubajije ko yateye ivi akubwira iki ahubwo se ibyo ngibyo ko mbere y'uko atari ko yabaje kumbwira ngo arashaka divorce bamubwira ngo divorce uri gushaka n'iki ko nta kibazo dufitanye nta kibazo mwe mufitanye reka ntacyo rwose arangije arambwira ati ngewe sinzi gushaka umubaje ati impamvu utagushaka gusobanura ko ari iyihe rero ngo ntashaka stress ngo arashaka kuba ari single ngahore noneho dore ubwo nawe numvishije Grace yitiragura hejuru avuga ko ashaka gafite ubukwe mu kwa 9 igikwe ni vuba ndangije ndamubwira ariko se ubwo ntabwo ugiye gushakana na Grace arambwira ngo mbese ngo Grace yanyemera ngo ntabwo byanashoboka ngo ngende ashaka kuba ndi single ndangije ndamubwira nti byaba bitangaje ubaye utaye abana 5 kujya kureba 5 utabyaye nawe afite abana 5 Grace afite abana 5 bakuru ndagowe none 5 bakuru rwose rega no mubyeyi ukuze uriya muntu hoye ikigaragara cyo nuko ari umubyeyi ukuze ariko nanone ndumva giye ibintu byo biteye urujijo niba zikatarabona Grace arabizi ko nagatanya arabona arabizi rwose ahubwo Grace niba nyibyo arambwira ngo azashyingirwa ngo ibyo nshaka gatanya zayihore ngo icyo cyo nuko nzi ko nzashyingirwa aruka kubwira arukambwira arambwira ngo niba amazi nganyanze amazi yakwanze ngo ari kubwira ngo ntukarabe ngo mbiyabwira ko nta mbyiro ufite Yesu mwana ngo nkubwire madango uri kuri by'abandi hari umubyeyi hano uri kwe na Josiane mukuru pe ariko yarari kuvuga ati none ko bijya bibaho ko abantu bashobora kujya gusezerana bakajya no n'inyuma y'igihugu se cyangwa se bakajya n'icyangugu cyangwa bakajya kure hashoboka none nibajya kure yawe bikaba babiduruvanga cyangwa se babikora mu buryo bundi ntekereza yuko ubu ikoranabuhanga ryarabaye ntekereza yuko ntago ayo masezerano yasohora reka nibasezerana mw'izo nsengero bavuga ariko mu mategeko ntabwo bishoboka ariko se wa mugani ibuye ryagaragaye ntabwo rikisha isuka ntekereza ko abagiye kubahozaho amaso ni benshi ni benshi byo mwana we nicyo babwira Grace ibintu Grace ari gukora ntabwo ari ibintu byiza ni ukuri kw'Imana ababyeyi benshi bari kumushyira mu majwi bavuga ko abatwarira abagabo ukabona biterwa n'iki rero Grace yaba afite izihe mbaraga zituma abagabo benshi babanda batwara bamwe bari kuvuga bati none se ubwo ni abari inshingano ababyeyi badakora nimba Grace bakomeje kubishyira mu majwi ko hari abagabo batwara none se reka nkubaze mubyeyi ababyeyi bose inshingano zaba zarabananiye umuntu mujya kubyara 5 izo nshingano zaramunaniye nanone ni ikindi kibazo
uyu muntu inshingano zananiye umwaka umwe birahagije mubyarana rimwe bikarekera bikahita birekera ariko se murende mubyara gatanu izo nshingano zaba zarananiranye ntabwo bishoboka byo rwose. benshi bavuga ko garata ashobora kuba afite imiti ari gusiga abagabo bakagenda mu izina rya Yesu hafi barabivuga rwose sinzi n'ikinyamakuru n'ubwishire cyabivuze ko ashobora kuba afite imiti akakoresha amarozi se cyane pe numvishije ari ikinyamakuru cyabivuze kuko ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora kuyobya abantu rimwe akayobya abantu kabiri akayobya abantu gatatu kandi yitwa ko akorera Imana gusa uko ni ugukorera Imana ikibazo gikomeye ubwo se ubwo iryo ni isanamitima ntabwo bikwiye ku bakirisitu. Nimba uyu munsi hari uwahoze karavuga ati Pastor Claude ati niyo mpamvu insengero ziri gufungwa ati ibiri kuberamo biteye ubwoba ataho umuntu yakifata gutya agasenya ingo z'abantu ati none ibi ngibi rwose ati Imana nigira ikibikoraho kuko amugani insengero zirafungwa kuko n'abazirimo nabo ati bari gukora ibintu bitukisha izina ry'Imana. Abarimo nabo barafunze ubwo niba uzi gukorera Imana ari we wakubatse umuryango nyarwanda akaba ari wowe uri kuwusenya uko uri gukorera Imana. Ubundi kera umukozi w'Imana yari umufasha w'Imana arukaba urugero rwiza agatanga urugero rwiza agatuma abantu bayoboka mu nzira nziza bakagira ikinyabupfura ariko niba ari uri gutanga ikinyabupfura gike uwo muntu si umukozi w'Imana. Umwana mukuru wanyu angana ate? Umukuru imfura afite imyaka 9. ubwo umutoya nako kabebe Imana izagwa kwibaruka amahoro humura n'izo stress zose kandi irazikurinda irazindinda. Ariko rero birababaje umuntu kuba twite ukamushyira muri iri hungabana ryose ni ikibazo gikomeye. nanjye namubwiye nti se ibyo byawe yubanze mukaba muretse nkabanza gatabaruka amahoro buryo ni ibi niyo mpamvu numva bagomba kubahana kuko iri ni itotezwa ni ukuri ni itotezwa kandi rikuruwe na garasi. ariko kuva mwabana nta n'icyo mwarapfuye ni bimwe bisanzwe by'abantu nta na kimwe ni uriya muntu muri kazi kuvuga nabi. wabonaga imico ntacyahindutse imico ntacyahindutse ariko uwo munsi niwe numvishije avuga nabi mu buzima bwe. ariko mu buzima busanzwe ntazi gutongana ntazi kugira gute ntazi kwinjira avuga nabi oya. abana niba kubaza papa muri iyi minsi atari gutaha uko byagenda kose ntari gutaha oya ntabwo ari gutaha. nanjye ndi umubyeyi ukuze mfite uko mbabwira. iyo umuhamagaye wakubwira iki? akubwira ko atazagaruka cyangwa se yagiye yarakuborotse ntabwo yemera ko tuvugana. sha mubyeyi uretse kukubwira ngo komera mwihangane wa mugani ibingibi ibiganiro dukora n'abayobozi barabireba wa mugani wawe bigerana kure kandi ntekereza ko wa mugani ubu bukwe buzaba bwavugiwe hano magambo sha niyo abantu babana burya hari igihe bitabagwa amahoro arakurijije arijije Josiane arijije uwo yitwa harya Denise urumva muri abadamu benshi muri kurira kandi namwe muri ababyeyi wo bagiye kubana nawe sinzi wenda kandi gashya yabafite ntako ni kwa kundi bavuga ngo amatwi ngamuzi afite ikibazo niyumva ntekereza ko nawe nta diyamazanye umuntu ubashije kunanirana kuri njye ntekereza ko nta wundi muntu wamubasha. mama turagushima Imana iguhe umugisha wenda Imana nidushoboza tuzaganira. Imana ibahe umugisha nawe. kwa borotse nyine natwe turaborotse n'ubu Denise araborotse. Umvise uno mubyeyi ati burya njyaho kugira ngo banabane na Perezida wa Repubulika azabizamo ati ahubwo Imana ati niyumva n'iki kiganiro ndamutabaje ati ntago bapfa kubana n'umukuru w'igihugu cyacu abyumve. icyo kintu uracyumva? icyo kintu urumva aho kigeze uburyo kigikomeye. Yego ngewe ejo yarampamagara ambwira ngo naretse tukahura tukaganira tugacoca ibintu. ndamubwira rero uyu munsi aho ibintu bigeze nge nta bushobozi bwo kubihagarika. Yego
tegereza igihe kizakubwira uko bizagenda bikurikirana. hari uwanditse komenti hano ati wa mukobwa we urambabaje cyane nanjye ibi byambayeho gusa icyo nakubwira cyo ni ugukomera ukihangana ariko se kubera iki uza mu biganiro aho kujya kurega. aho ngaho ndifata ntabwo ndi bumusubize niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo namusubije yuko aho bigeze nanjye ntacyo ukibikoze yego abakuru ubwo barumva. none se tukibaza rero nawe uyu munsi yarakublotse ntabwo muvugana. icyo koze yakeneye nko kumpamagara ashobora kuborokora simukadi imwe ko agira simukadi enye agira enye simukadi enye yego ku muntu umwe eshatu akagira na tiga imwe. Ego ubwo simukadi enye zose yakuborotse yose yaraborotse n'ubu Denise yaramuborotse n'undi wazi wese muri iyi minsi bafitanye beef yaraborotse. ese ni beef iki mufitanye nawe kuko urumva nimba ndi kuvuga mu itangazamakuru ko ndimo amafaranga kandi nkavuga uburyo yagiye nyine ambeshya bikarangira nyamuhaye nkavuga ko ntwitinda ye byanze bikunze ntabwo akeneye kumvugisha ntabwo ibyo bishoboka. rero niyo mpamvu ntekereza ko yamborotse nyine akaboroka n'abo bose ko bafitanye ibibazo. none se Jojo ubundi mwe kuzabana muri December we wumvaga muzabana ute kugeza iyi saha umuryango wawe ntago muzi ndetse n'uwe ntago kuzi wumva ko bizanyura mu henzira. ngewe rero impamvu mu rugo batamumenye nayisobanuraho gatoya kubera akazi nakoraga kubona umwanya ntibyankundiraga. yego ariko yarabishakaga ko tujyayo rwose iyo ngira umwanya wo kuza aba yaraje rwose aba yaraje twarabipangaga kuza ariko njye nkabura umwanya. nsubiye ku by'umuryango we yamye ambwira ko ari umwana wavutseho bamwanga umuryango we wabo wose bose nta muntu ujya umuvugisha arambwira ngo n'ikimenyimenyi famiye yanjye nkora ubukwe ntigeze yakandagira. waje gusanga amakuru ariyo koko umugore ejo njye nawe mubaje arambwira ati wapi arambwira ati njya no kubyara nyina yagaza kumerekeza. Yesu we ugasebya umubyeyi wawe gutyo koko mana yanjye nuko nyine njye yambwiraga pe. hari ikintu n'umumama avuze njye kinanera mu bwoba kinera no kwibaza byinshi kandi nzi ko abantu bakurikira inkuru zacu n'abahanga ati mu bivugwa birashoboka ko n'uno mudamu afite izindi mbaraga akorana nazo. yego wa mugani nkurikije ibyo nasomye kuko ikiganiro cya mbere nakoze nagerageje gusoma komantere nyinshi hari naho nasomye komantere ivuga ngo wowe uri kuvuga kuri Grace ntushaka kwitonda Grace ni umugome ni umurangi. urumva iyo message narabisomye. hari n'izindi nagiye mbonamo bavuga ngo ngavuye Zambia ngo ubukwe bupfuye ngo none bwaje gutesha umutwe mu Rwanda. numvise dukorana na Pastor Claude ku munsi w'ejo n'ibyo yavugaga icyo kintu cyakivuzemo ngo hari amakuru y'uko ari yagiye gukora ubukwe Zambia ngo birapfa ngasanga yasanze ngo uwo mugore gaba yasuranye n'umugore we ibintu nk'ibyo. muri komantere nyine yabyanze bikunze ikiganiro cyageze kure barakibonye umuntu yavuga ati nahangaye yarahaje amaze iminsi nahangaye ubukwe yaje azi mu bwarapfuye kandi comment akenshi zivuga ukuri cyane. mu rugo baba babyakiriye gute rero wa muryango wawe bari bazi ko hari ubukwe vuba bazi ko ugiye kubahereza navuga umukwe bakagira ngo ni umuntu uri serious kabisa ibintu muzabitindamo munagera aho ngaho mubane cyane ko yakwizezaga ko uri umugore we mutarana abana. urumva nyine byabaye kuko ari abantu bakuru naraje mvuye Rwamagana ndabibabwira barampumuriza bamba hafi ntibambwira ko ngomba kwiyakira ko nta kindi kintu nari mfite cyo gukora. yego ubu inda yawe ifite amezi angahe kite ntabwo igaragara ariko ndumva ejo kubera ko nagiye Kacyiru barapimye basanga ifite ibyumweru 15. ni ibyumweru niyo mpamvu urumva ni hafi amezi 3. ubu ngubu rero gukora imikorere wapi byaranze kubera ko nyine n'amafaranga yawe yari amaze yose kuyarya. urumva gukora byo nta kintu ndi gukora nta kintu aka kanya ndi kwinjiza kuko nta mafaranga mfite yo gukora nyine ubuzima burangoye bwo kubaho kandi nari narizigamiye mvuze ngo nubwo atari amafaranga menshi ariko aka kanya iyo mba nyafite mba ndi kuyabyaza umusaruro kuko hari imyuga nagerageje kwiga
nakabaye ndi kubibyaza umusaruro kuko intara rw'igishoro cyayo cyari igishoro gihenze cyane gihanitse, ariko ubu uri kumva nk'ubu ikibazo mfite. Ejo nagiye Kacyiru mfite ikibazo kintunguye, baranyakira ndavurwa n'impapuro ndazifite hano. Bamaze kumvura banyandikiye imiti ngomba kugura hanze. wari uzi impapuro zigendanye? Ndazifite zirahari. Banyandikiye imiti ngomba kugura hanze. Kare nibwo nashe kujya muri farumasi nsanga nshobora imiti nakwishyira nk'ibihumbi 4,500, ariko ayo mafaranga ntayo mfite. Urumva imiti nayandikiwe ejo kugeza akakanya imiti sindayibona. Nasize ikizame bambwiye ko kigomba kuboneka nyuma y'iminsi 4. Kuwa 4 nzasubirayo. Nubwo no gusubirayo ntago nzi ngo nzagenda n'iki ko nta tike mfite. Urumva nta tike mfite, kandi urumva nabwo ninjye ikizame kigasohoka bazanyandikira indi miti. Wenda byo nigisohoka wenda nyingira umugisha zaba ari kuri mituweli, ko mituweli ndayifite narayitangiye. Ntacyo itike ntago ari nyinshi ndayo guhika uzakugeza Kacyiru. Urakoze. Urumva nabwo kandi n'undi wese uruwo gufashwa kwishyura. Ikindi urabona mpenda mfite umugisha ko ntago arinda navuga ngo yanteje ibibazo cyane impangayikisha byambuza gukora. Aka kanya mbonye amafaranga y'igishoro gukora nakora. Icyo kibazo mfite. Grace ibiganiro byenda bizi ko yabibonye. Ntagara kuvugisha. Oya. Efremu naye ntago njya mvugisha. Yakuvugisha icyo gihe ashaka ko mwabonana. Yego. None se kubera iki abantu bakora ibintu ku munota wa nyuma? Kuki atigeze yifuza ko mwakicarana mbere y'igihe utarabizana mu itangazamakuru? Njya guca kuri Grace numvaga ko namubaje Grace wowe biroroshye ko mubona twe nitumubona. Nibwo twari tutaraba benshi ari njye ngenyene. Utaramenya amakuru ko ari abandi bakobwa? Yego. Wamfasha nkaganira nawe nkaba nabasha kubona amafaranga yanjye y'igishoro nkakora. Kuko urumva nimba ari gupanga uko bafite amafaranga. Ubwo nyine Grace ambwira ko kuri nakubwiye nyihene uraho nyereka ko nyine nariwe n'imbwa mba kwiyakira. Wamaye izo mapuro. Impamvu hari abantu bashobora gutekereza bati wabona uyu muntu adatwite ari ibintu byo kugira ngo arya amafaranga uriya musore. Hari comment imwe nabonye nekereza ko abantu nabo bajye bitondara umuntu wanditse comment, niyo mpamvu nzi gusabye yanditse ngo uyu musore nimba ko kari byo n'umuhemo. Urumva Jojo? Ariko nanone ibi nanjye byambayeho, umukobwa yagize kumbwira ko namuteye inda, birangira nsanze yambeshyaga kugira ngo andye amafaranga yanjye n'utwo nari mfite. Ndamufasha ariko byaje kurangira menye yuko iyo nda yari ikinyoma. Uyu musore nawe yitonde. Urumva harusha no Kacyiru, iki nicyo gituma baguhiranga muntu yavuze ngo burangije kwivuza. Yego. Uyu munsi irangamuntu yanjye yasigaye ntayo mfite. Cyo ngo kubibona. Yego. Bimufatire neza nta kibazo. Iki ngiki nacyo akanga zamuraho gutyo. Hari iki ngiki abasanzwe bivuza nka za Kacyiru barabizi. Kirimo transferi. Yego. N'ikindi cyanditseho ibizamini ibi ngibi n'ubwanga byo birishyuye ibizamini birishyuye. Ariko nkaka ngaka mfite gana ku ruhande naka imiti ngomba kwigurira hanze. Iyo nizagura hanze. Yego. Niko najyanye muri farumasi kare kugira ngo bandebere amafaranga ngomba kugura imiti nsangana. Karacuritse. Amafaranga 4,500. Ni no ku itariki enye n'ejo hashize. Yego. Ako transfer mfite ahangaha y'urumva n'ubwa kabiri ngiye Kacyiru. Wanga izarangira mu kwezi kwa 8 n'ubundi bungu biracyafite garanti. Ndacyayivuriza. Ariko urumva nubwo ndi gukora ibi ngibi ni ukwivuza busanzwe ntago ari ukwipimisha. Kuko ntago ndajya centre de santé niho bapima ntago ndajyayo. Yego. None namusabye ko yaza tukajyana kwipimisha kuko n'uyu munsi ubundi nkajya nijyana. Baramugutumye mu kwezi kwa 10 ngo nibwo azaboneka. Ana yisi nijoro. Waripimishije neza wipimisha na sida? Byose nipimishije ngize umujyana nsanga nta kindi kibazo mfite. Nta ndwara mfite mu mubiri wanjye. Ko njya Kacyiru nicyo cyanjyanye ko nababaraga mu nda ngiye kure igituma mbabara. Cyokora simbizi pe abantu nk'abo ngabo rwose ukazenguruka gutyo mu bantu bangana gutyo akaba ari muzima,
hari n'abantu badatinya rwose ariko nanone tunareke n'ibya sida aba bana bo yiriza ku gasozi uyu munsi mbyaye abarunaka ejo bana 10 nabo rwose ikibazo nge namubajije no gushyira umutwaro ku gihugu amamagara namubwira reka ngugira indamba ndi mutoya kuri wowe uri mukuru gusa nubwo ajya akunda kumbwira ngo mu myaka ngo turangana twe nareba bakunda ngo nasanga yavutse mu 41 yego ubwo akambwira ngo ni wabo babikoze ngo ntago ari uko kuri nge naramubwiye ni ikibazo ntago ari uko wanteye inda uri gutekereza ejo hazaza urumva ufite abana mu cyaro icyango guhari y'abana n'abana mu cyaro bandi abana be bavuga ko hari abana bari mu cyaro yabyaye kera 2 urumva ega nubwo tutavuze n'uri mu isoko Kabeza nawe arahari witwa wa Mariya nawe afite umwana we mu isoko Kabeza yego hari umudamu witwa Mariya nawe naramuvugishije yewe we urumva ndamubwiye aba bana urabona umwana wo mu cyaro yakuze aba yumva yazi Kigali cyane Kigali imaze kuyandagazamo abana benshi uratekereza umunsi abana bazahura hano muri Kigali bakaba bakundana bakazabyarana bakazamenya ko bafitanye isano bamaze kubyarana uratekereza uhagaze imbere yabo uri kubasobanurira uburyo utigeze ubibabwira mbere kare ngo abana bakure baziranye icyo kintu yagitekereza ikibazo nyina ntega amatwi arangije ntiyagira icyo avuga ariko ubwabyo ni ikibazo numva nimba ndi hano mu Busanza hakaba hari abo nk'ubwo mudamu Denise ntago ndamusura ntago ndamubona ejo nanjye nzandi hano mu Busanza nabyaye uyu mwana nihahura nabi se bagakundana ese wa Denise nahura n'uwe mugore mukuru katuye Bumbogo hano muri mujyi wa Kigali bagakundana bakejo bakizisanga babyaranye bizagenda biti si bizaba ari igisebo ari ikibazo ku bana kandi batagizemo uruhare naho hibaze abo bana uko tubabyana twese ntago ariko dufite ubushobozi bwo kubarera ejo niba abana bazaba umutwaro kuri leta ugasanga bavuyemo za mayibobo kuko ko tudafite ubushobozi bwo kubitaho yego ni ikibazo ikindi wenda nanasubiza n'abantu bambwiye ngo ntago nari nkwiye kuza kubivuga nimba wenda ari nk'umugabo cyangwa se umusore wabaranyandikiye atekereza bari ari mushiki we wakozwe ibi bintu niba ari n'umukobwa atekereza bari musaza uri kunyura muri buriya buzima abitekereza imbere yo kugira ngo njya ntera amabuye sibyo kuba narabivuze narakuye ubuzima bwa benshi kuko Ephraim uburyo namubanye ateyemo niyo yagenda akahabwa wenda iyo divorce akaba yanashakana n'uriya Grace n'undi ntago yajya aryamana Grace gusa ntago bishoboka none si umumama niba kubwira ngo ataye umubyeyi w'abana 5 urambwira ngo umuntu batarabyarana na rimwe nk'uko mbyumvise koko we azamukorera ibiki cyo ni ikibazo nibajije mw'abantu mwe nawe ndi gucira urubanza nyine wabyibaza ugatekereza ko wenda Grace wenda ashobora kuba wenda hari ikindi arusha we yanyuzemo bose ariko ndahamya ko ntacyo uko yataye Nyiraburanga Olive umugore w'isezerano rye basezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana bikaba bizwi bicyanditse ni nakazanata Grace sibyo yijyaho ngo yumve ngavuye ngo Imana yampaye umugabo ngo ucuruza ngo imodoka yano yaravuze turaseka turumirwa nicyo nenge kukubaza ucuruza imodoka ngo iwanjye azaye imodoka 3 imodoka Ephraim afite ntago ari imodoka ari imodoka yapatanye nayo itararangira ntago ari imodoka nta modoka yavuga ko ngo afite ngo umugabo acuruza intozi nta modoka acuruza cyo kurashura kuba zizigurishwa akazishyira kuri sitati ibyo ndabizi kabya bikora akaba se ubu ntiyaba yarabeshye Grace ko izo modoka ariza acuruza arize Grace ibintu harimo no kubwiye ko abizi kuko tunavugana narambwiye ngo mva n'ikimenyimenye ngo ubu ntari gukora ngo na nyiri imodoka yayimwatse kandi yarabeshyaga abampa makuru bambwira ati mu kanya aciye hano kuri Chapeli mu kanya aciye hano Kimironko bakambwira ati turamubonye cyokora ntiyatari nabonye kuri channel ya Grace abana be nabo ngo barabyishimiye ko niba ari abana be bariya niba ari abantu wenda yitira abana be sinzi nabonye ngo abana be ngo bazanye imbyino zidasanzwe mbona bishimiye ko uyu Grace rwose yaterewe iva ahubwo nkibaza ni ikihe kintu ubona gituma twese dukora ibiganiro yego wenda reka nkuvunguro we ntaca nugira ariko ugasanga comment ibitekerezo by'abantu biri hasi ariko we comment zo kuri iki kintu cy'ubukwe bwe
arazifunga. Ubona ari ikihe kintu cyatumye rero afunga izi comment? Yazifunze hari abantu basanzwe bazi ubuzima bayemo, sibyo? Hari abantu bamuzi kuko arazwi n'umusitari, harazwi n'ubwo n'ubise umugabo bavuga ngo n'umusitari ngo mwijuru. Rero ntago comment zafunzwe ikiganiro kikijyaho, comment zafunzwe nyuma kuko hari zari zamaze kujyaho. Nk'abantu bari banze, nk'umuntu wabonye ikiganiro mbere wari uzi imibane yanjye nawe, abenshi bateye commentaire, bahitamo gufunga commentaire kuko ntago ikiganiro cyasohotse ngo bahite bafunga commentaire, bararitse abantu barabanza barandika bazifunga nyuma. Babona abantu babakijeho umuriro. Yego. Mana wesha Jojo, icyo nakubwira cyo komera wihangane kandi ushikame, cyane ko wumva atari nawe wenyine. Nimba yaratinyutse guta umudamu babyaranye abana 5, wumve ko utari wenyine, nawe uhite wibaza ngo noneho umutwaro no mubyeyi afite wamwumva ku rundi ruhande. Twese dufite imitwaro ariko irarutana. Amahirwe navuga afite ntago yamusize mu nzu y'inkodeshanyo, ntari ku gasozi nkatwe twese. Niyo burya wabura ukaburarira iwawe, nta muntu ushaka kumenya uko ubayeho. Ariko nkanjye ejo bazambona nandagaye cyangwa mbayeho nabi, uwo Denise uba hano muri Busanza, hano Busanza ntago ari ahantu hapfa kuba umuntu uwo ari we wese uciriritse udakora. Ejo zaba nawe ari kwandagara, urumva ni ibintu bidashimishije. Noneho kumva nkanjye nari naravunitse nkakora nkagira gute, nkagerageza kwizigamira, umuntu akaza akanuburira muri ubwo rya kabasi asize nta kintu mfite, ntago uyu munsi nakabaye. Ubundi yo nza kuba mfite amafaranga yanjye ntago itangazamakuru nari kuyirizamo, kuko kuba nari kubyara umwana ari kumubyara kandi nkamurera nta kibazo. Ariko nahaje kubera ko numvaga mbabaye, numva nshaka kuruhuka. Cyokora narumiwe. Agatera ivi nk'ibindi kubona afite umubyeyi ugiye kubyara, afite nasize n'undi uri ku kiriri. Nesuri uwo nguwo uri ku kiriri se wamutereye ipasi yo myenda agiye gutera ivi yamba Igisenyi. Ngaho Sibyo? Aho se abo bose nabagwamagaye. None yambariye Igisenyi hava ntakuye ninde. Uyu munsi se bari kumwe. Nawe yamuteye inda. Ase mwavugaye n'abagore banga utatuye. Jewe navuganye yaba ari uri umugore we Nyiraburanga twaravuganye, uwo Mbabazi nawe twaravuganye, ariko nawe numva sinzi ibyo ashobora kwenda kuba kiyifite connection nawe. Uwo nguwo Oliva wo mu isoko kabiza twaravuganye, Denise nawe twaravuganye. Ubwo abo nge nabo twavuganye, ariko hari n'abandi bagenda bahamagara abanyamakuru ku ruhande bati umugabo natwe nanjye yarantuburiye kuko hari nk'uhamagaye ngaravuga ngo yamwatse 150 ngo ari kubaka ku Ruyenzi inzu. Yagasani. Reka dusoze nzaba ndeba iby'ubu bukwe da, reka ndeke kubugera intorezo tuzarebe. Gusa nzi neza ko niyo bwaba shaye igihemu ntago kijya Oya Grace ngena namubwiye nuzi murasenga kandi musoma Bibiliya. Njya numva muvuga ko ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshywe. Nta kibazo. Ubwo nimba wumva yuko nyine ibyo urimo ari byo, ubwo Imana izabiguhembera ibiguheremo umugisha. Niki wabwira Ephraim dusoza n'iki kiganiro? Icyo nabwira Ephraim ngira ngo mu kiganiro cya mbere yavuze ko atanzaranye hakana. Avuga kuko numvise mu kindi yavuze ko akuzi. Mu kindi yaje avuga ko noneho anzi. Nkuko rero yavuze ko anzi. Ikintu cya mbere namusaba nk'umuntu w'umugabo wize uzi ubwenge, yikurikira inzobe, gakurikire ko Grace afite ibyumba wenda ngo byinjiza amafaranga yo maturo ngo bajye kuyarya, yibagirwe ko inyuma hari umugore we wisezerano. Twebwe nta kibazo tufatwa nk'indaya, sibyo? Yibuke neza umugore yasize afite umwana w'uruhinja, yibuke ko nta hamusize ntago ari gukora, ejo cyangwa ejo bundi bazamusohora hanze, sibyo? Wenda ngewe amahirwe mfite sindabyara, wenda nimara kubyara nanjye bizambaho, sibyo? Nagerageze inama namuha nuko yagira umutima wo gusubira mu rugo rwe, ibyo arimo akabimukura kuri bintu nta mahoro na make azabiboneramo. Ngewe namye mubona nk'umuntu udafite amafaranga, nubwo ngewe n'ubundi nabonaga umuntu ufite imodoka avuga ni umukire, ariko menyanye nayo ndebye ubuzima abamo sanga nta mafaranga agira. Uyu munsi rero Imana ishobora kumushyira habi harenze aho yari yibereye. Ikiza nuko yahitamo kugarukira umugore w'isezerano, abo bana twe tuzabyara bakabatwemera bakabiyandikishaho,
mu bushobozi bwacu tuzabarera ariko tubahuze n'abana babo kugira ngo cya kibazo navuze kitazaba cyane sibyo ikindi nasubire mbese navuga ngo ku isoko y'agakiza akizwe bya nyabyo Cyane. ashaka abapasiteri bazima bamusengere banamusabira hari n'Imana imbabazi kuko kuri we sinzi ko yasaba Imana imbabazi ngo izazimuhe cyane numva kandi abarokore hari abavuga ngo gukizwa nabi bitera umwako none kasi ugira ngo buriya azagira amahoro kamitena nitahira amahoro nimero yawe y'umunyabyaha. hari uwashaka kukuvugisha hari uwavuga ngo Josiane kamugurira agasukari cyangwa se mbe namufasha mugurira utwenda watubwira nimero yawe nta kibazo bakazayicaho nibyo byiza ufite uwo mutima akakuremera nta kibazo yego nimero yanjye ni 078 49 92 775 mpamagaye ndamwitaba yaba ushaka kungira inama ushaka kunkumuriza ndamwitaba tukavugana nta kibazo yego ikaba ibaruye kuri nde ibaruye ku mazina y'uwitwa Uwimbabazi Josiane Uwimbabazi Josiane okay Yego. Josie komera kandi inyuma y'umuntu hari undi urumva wihangane gukomera byo maze akundi. gukomera Yego. nk'ikiganiro cya mbere nakoze kwiyakifata byaranze amarira araza ariko urabona ko ibyo nakoze nyuma urakomeye ndakomeye ya urakoze cyane kwemera kutuganiriza kandi iri ni isomo ku bana b'abakobwa wa mugari umuntu ashobora kuza akakubeshya akakuhinjarika akakubwira ibyo afite nta n'ikintu agira Yes. akakwereka ko muzafatanya nyamara hari utwawe agushakaho cyangwa se ashaka no kuba mwasambana gusa yarangiza akakureka ukagenda rero ibi byose biba byigisha abana b'abakobwa amasomo turagushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza kugira ngo n'abandi bigireho Imana iguhe umugisha yego murakoze namwe Gasaro TV.